Muri Bibiliya ntagatifu mu gitabo cy'imigani umutwe wa 16 umurongo wa 19 haranditse ngo umutima w'umuntu utekereza inzira ariko uhoraho ni uyimuyoboramo. Bakunzi ba Pifa TV Official, tujye kubagezaho inkuru ya Lexon Kayira, umwana wakomokaga mu muryango w'abakene cyane ariko akagira intego muri we igira iti nzagerageza, I will try. Inzozi yari afite kuba mwumvaga zari zimeze nk'ibisazi, ariko kuri we ikivugo cye cyari I will try, nzagerageza. Impamvu inzozi ze zafatwaga nk'ibisazi ushyize mu gaciro zarumvikanaga. Nawe se umwana nyina yataye mu ruzi kubera kubura icyo kumugaburira, yanga ko mupfira mu maso yishwe n'inzara. Abaturanyi be bakamurohora bakamuhatira kumugumana, aho akuriye akajya afatanya na se guhiga ingurube z'ishyamba ngo babone uko babaho. Noneho muri wikendi akajya kuragira amatungo kwa sekuru. Umwana watangiye amashuri abanza bigoranye, ababyeyi be bakagorwa no kumubonera amafaranga y'ishuri kuko byasabaga kugurisha imyaka yose basaruye. Mu buryo buruhanije cyane abasha kwiga amashuri yisumbuye, ariko abura n'akazi k'ubwarimu iwabo kubera ko atari yujuje imyaka yasabwaga. Ariko arihanukira yadukana igitekerezo cyo kujya kwiga muri Amerika. Uyu munsi kujya muri Amerika biragoye. Noneho mutekereze uko byari bimeze mu myaka y'1950. Nta telefone, nta interinete, nta mihanda, ni mu mashyamba y'inzitane. Ariko Lexon Kayira yafashe inzira ava iwabo muri Malawi yerekeza mu Misiri, aho yari afite amakuru ko haba ubwato bujya muri Amerika. Ahaguruka yari yitaye ku gihe bizamufata kuko ikivugo cye cyari I will try. Intego yari yarakuye aho yize amashuri abanza. Ubwo bigaga isomo ry'amateka yumvise inkuru z'umugabo witwa Abraham Lincoln, perezida wa Amerika wakanguriraga abantu kwigenga no gukora cyane. Uyu muperezida yashishikarizaga abantu gukoresha imbaraga zose n'ubwenge bwose ku buryo umuntu agera ku cyo ashatse cyose kandi abyigishijeho, nta wundi atezaho amahirwe, ntawe ushobora kumwitambika ngo amubuze kugera ku nzozi ze. Ayo mahame yaramunyuze, maze Kayira afata igihe gihagije cyo kwitekerezaho, yiyumvisha ukuntu bikomeye kubigeraho, ariko aravuga ati nzagerageza. Muri icyo gihe igihugu cye cya Malawi cyari gituwe n'abaturage 3,000,000. Muri bo 22 gusa nibo bari bararangije kaminuza. Ibi mbivugiye kugira ngo witekerezeho uwe, urebe amashuri ufite, urebe abize za kaminuza bakuzengurutse, ushobora kugisha inama ku bintu bitandukanye. Uyu munsi hari interinete na telefone z'ibitangaza. Icyo ushatse cyose amakuru yacyo uhita uyabona. Ibikorwa remezo by'ubwoko bwose ntacyo ubuze, mbese isi iri mu biganza byawe. Dusubire ku rugendo rwa Lexon Kayira n'ikivugo cye I will try. Yazengurutse umudugudu w'iwabo agenda basezera ati kuwa 14 z'ukwa 10 1958 nzahaguruka mfata urugendo nerekeza muri Amerika. Muri Amerika se wa mwana we ufite itike izakugezayo? Ati ntayo. Muri Amerika se ufite umuntu uzahasanga? Undi ati ntawe. Bati none se urumva bizavamo? Undi akasubiza ko I will try. Itariki iragera, umwana arahaguruka atangira urugendo rurerure yerekeza muri Amerika. Agenda n'amaguru, inzira zica mu mashyamba, ahura n'ibikoko byinshi, inzara n'inyota sinakubwira. Kugenda byaramarira n'agahinda mu muryango we. Mama we bamwihanganisha bati wabyaye abana 9 bose barapfa, none n'ubu usigaranye arakurumbiye. Bati umwana arize, agize amahirwe ararangije amashuri yisumbuye, nkaho yategereje agakora akazi k'ubwarimu ngo nibura azajya kugurira igitenge. Urabona ko imyaka mwizaga yose mwagurishaga ngo abone amafaranga y'ishuri, none ari umuhanganye ngo agiye muri Amerika. Mama we akiyumanganya akirema agatima ati muri Amerika se azaba yahageze? Ati buriya nagenda akananirwa, nyuma y'icyumweru tuzamubona hano mu mudugudu yagarutse. Iminsi irashira, indi irataha. Kayira ishyamba araryogoga n'amaguru. Mu kwezi kwa 7 1959, nyuma y'amezi 9 agenda n'amaguru mu mashyamba,
yarasesekaye Mwanza muri Tanzania. Mwibuke ko yari avuye mu gihugu kimwe yinjiye mu kindi bimutwaye amezi 9 yose, agenda n'amaguru mu mashyamba, ariko intego ye ni ya yindi, I will try. Twibukiranye ko urugendo rwe rwo kujya muri Amerika ashaka kugenda n'amaguru kuko nta tike afite, akerekeza mu Misiri akafatira ubwato bumwerekeza muri Amerika. Ariko se amaguru ko kazahagera? Nahagera se ubwato azabwinjiramo ate? Nahagera se ubwato azabwinjiramo gutyo gusa ngo agiye muri Amerika? Ibyo bibazo ndetse n'ibindi byinshi nibyo yibazaga, ariko igisubizo cye cyari kimwe, I will try. Mwanza nyuma y'igihe kirekire arahageza, ariko yahagurutse iwabo atariho yerekeje. Yarakomeje aragenda. Kuwa 19 z'ukwa mbere 1960 yarasesekaye Kampala. Ntabwo byamworoheye kugira ngo yinjire mu mujyi wa Kampala. Hari abapolisi basaba ibyangombwa ku bashaka kwinjira mu mujyi, kandi we ntabyo yari afite. Ariko si uyu mugabo udafite ibyangombwa byo kwinjira muri Kampala, buri byo kwinjira muri Amerika byo yari abifitera. Dukurikiranye inkuru ze zose tukabihuza n'ijambo ry'Imana twasomye tugitangira. Umutima wawe ni utekereza inzira, ariko Uwiteka ni uyikuyoboramo. Ngo mu gihe abantu bari ku murongo buri wese yerekana icyangombwa cyo kumwemerera kwinjira muri Kampala, ngo aho hafi hari ikigo cy'amashuri. Baba barasonnye ngo abanyeshuri batahe. Abanyeshuri n'akavuyo kenshi ntibatonze wa murongo, baciye ku ruhande rwawo binjira muri Kampala, naho bagendamo. Ni gutyo basesekaye mu murwa mukuru wa Kampala wa Uganda. Nta byangombwa afite. Lexon Kayira ageze muri Kampala ngo ahabona umwana ucuruza ibitoki. Araguza arariye, noneho ngo akura ikarita y'isi mu mufuka. Arebyeho agereranya urugendo amaze gukora n'amaguru, arugereranya n'urwo yari asigaje, ngo arushaho kwiheba. Ariko ngo yigira inama yo kujya mu nzu y'ibitabo. Yinjiramo asoma ibitabo byinshi ashakamo amakuru y'ukuntu yazagera muri Amerika. Aho ngo yahamaze iminsi myinshi. Yajyaga ajya gupagasa udufaranga ngo abone ikimubeshaho, kuko imirimo nk'iyo yayivukiyemo, ntibyari ikibazo kuri we. Mbere yo kuva muri Kampala yakomeje gukora ubushakashatsi bwinshi kugira ngo amenye aho azerekeza. Mu nzira ye agana mu Misiri, aho yateganyaga gufatira ubwato bumwerekeza muri Amerika, umunsi umwe ari mu isomero ry'ibitabo y'ishuri ryo muri Amerika mu ntara ya Washington ryitwa Skagit College, yuzuza ibisabwa, yandika ibaruwa, arayohereza, akomeza gahunda ze nk'uko bisanzwe. Ari nako ategura urugendo rurerure rwo kuva i Kampala yerekeza muri Sudani. Mwibuke ni mu mwaka w'1960. Urugendo rwizewe ni urw'amaguru, inzira ica mu mashyamba y'inzitane. Byari bigoye cyane, ariko intego ya Lexon Kayira yari ikiri ya yindi, I will try. Nyuma y'ibyumweru bike yohereje ubusabe bwe, ishuri ryamwemereye umwanya ndetse rinamwemerera buruse. Ariko hazamo ikigeragezo gikomeye. Ibyo byose byagombaga kugira agaciro ari uko ageze muri Amerika. Ikibazo nibwo cyari kigiye kumukomerana cyane. Azagera muri Amerika gute nta tike ntaki? Yarebaga ku ikarita akabona amaze kugenda ibirometero 800 n'amaguru, ariko urundi rugendo yaratangiye yerekeza gusaba visa yo kujya muri Amerika rwari hafi ibirometero 2600. Arahaguruka afata twangushye, inzira yimaza amaguru. Aragenda aho bwije akararaho, ariko kera kabaye asesekara Khartoum. Yabaze igihe yari amaze ku nzira, asanga kuva ahagurutse iwabo kugera i Khartoum muri Sudani hari hashize imyaka 2. Ibizazane n'amakuba yahuriye muri iyo nzira abitekereza abadiplomate yasanze muri ambasade ya Amerika muri Sudani. Nuko bamugirira impuhwe babonye ko yemerewe umwanya mu ishuri ryo muri Amerika, ariko akaba adafite itike yo kuhamugeza. Nuko babaza kuri iryo shuri ngo bamenye ko umwanya w'ugihari. Kuri iryo shuri bati nubwo yatinze, ariko nahagera umwanya we tuzawumuha.
yumvise icyo gisubizo yari ameze nk'uri mu nzozi. Ni uko abadiplomate bamuha umunsi indege izaba ivuye muri Amerika izasubirirayo, kuko yagombaga gusubirayo ntacyo yijyanye. Bati izagutwara. Isaha imwe yamaraga muri icyo gihe cyo gutegereza iyo ndege ngo yabaga ari ndende kurusha icyumweru. Ariko kera kabaye irahagera iramutwara, agera muri Amerika ariga, asoza kaminuza mu bya politike afite amanota meza cyane, akomereza mu Bwongereza muri kaminuza ya Cambridge. Aho yagumiye yandika ibitabo byinshi. Ngo igihe yashatse kugarukira muri Malawi, perezida wari uhari witwa Kamuzu Banda ngo yatinye ko yaba aje kumusimbura, ngo amubuza kuhaza. Aguma mu Bwongereza kugeza ubwo yitabye Imana afite imyaka 71. Ese nawe ufashe gahunda yo kugerageza ibyo wumva ufitiye ubwoba? Duhe komenti, ukore like, share na subscribe. Ibyiza biri imbere.